Dominic Szoboszlai sezijya kurangira yasubiye inyuma ariko akiza twabonaga ko Liverpool kumugura bari babyitondeye Dominic Szoboszlai hakabamo umukinnyi utaragaragaye w'umuholandi witwa Ryan Gravenberch aracyari muto ya myaka 24 nani mutoya ni 3 niba atari ni 2 nawe aracyari muto cyane ugize navuga nka chance zo kuzatozwa n'umuholandi mwene wabo reka mbifate gutyo twajya ku busatirizi bw'ikipe ya Liverpool tugasanga ubusatirizi bw'ikipe ya Liverpool abakinnyi basatira Liverpool afite 22 Ryan Gravenberch ni mutoya tugasanga afite umunyakolombia tugasanga afite umunyamisiri Mohamed Salah tugasanga afite umunyayirigwe uko ninge nemera ko ubundi agakwiye kuba ariyo attack ya Liverpool titaye ku bindi ibyo ari byo byose ko babihusha uko batera ibizamurika barito Mohamed Salah iburyo Luis ibumoso attack akaba ari Darwin Nunez iyo tujya kureba abasimbura babo usanga hari uyu mugabo Portugal Diego Jota hari Gakpo ashobora kuba yakinira mwanya hari na Cody Gakpo siko bimeze hande twirengagije ubwo murimo ndi kuvuga ya mazina agaragara nko ku byapa ariko wibuke ko bafitemo Curtis Jones Harvey Elliott abakagiramo Harvey Elliott ayo nandi mazina nayo amaze kumenyerwa mu ikipe ya Liverpool uyu munsi je navuga ngo byibura Arne Slot ni atagura umukinnyi sezo ya Liverpool yatangira kana akabari ku gituzo cyo gusaba ubusaruro kuri nge sezo ya Liverpool yatangira Arne Slot yatangira umwaka w'imikino agendeye ku bakinnyi bose Klopp yasize amayeri ya mbere kuri Arne Slot no kuzamenya igihe cyo guswitchinga kuva muri Klopp kujya muri Slot ese hazabaho uko guhindura ko njye mbafite amatsiko umutoza ni mushya ese hazabaho guhindura tuve mu Klopp tujya mu Slot ndisarmeze gutya zawuhamyara ndisarmeze gutya zawukina ameze guteze Sarasa afite ikibazo urumva none bakanavuga ko buriya banavuga yuko impamvu Slot yatunguye abantu bose aza mu ikipe ya Liverpool abascout ba Liverpool mu gihe abandi twari duhugiye ku mazina sinzi hari ugabo wari wavuzwe cyane Ruben Amorim abascout bamurebye bakavuga bati hano ntibikunda uyu muholande niwe mu Klopp mutoya ku myaka 45 ibi ntakina ni ibintu bishobora kuguma mu muco wacu kandi tugakomeza tugakina najya kureba rero ngasanga Liverpool transfer zayo zigomba kuvuga ngo ni umukinnyi ngombwa sibyo tugomba kwinjizamo kandi wacu ubu nagomba na Liverpool yajya kurwana kwirigirwana ku isoko ijya no gusunikana n'abantu ijya oya n'umukinnyi wacu kandi ngombwa wacu no kuvuga iki ntago ari umukinnyi wese buryo ushobora gusa gukina muri Liverpool habanza uburyo Liverpool ikina hakamenya bakabona kumenya ngo uyu nguyu yadufasha muri ibi ngibi ariko hari abakinnyi ubundi ekipe nkuru zitajya zibura iyo zihangana ku rwego nk'urwa Liverpool Premier League Champions League n'ibindi n'imiterere y'amarushanwa bakina ni byiza gutunga umukinnyi w'umunimero 6 uri typique umunimero 6 uri typique jewe ubusanzwe ngiye ntaga bagufi mbazi cyane batarayenda ari gihe nakora kubyanze icyo cyambere cyasuze gikoze neza ki cyakabiri cyaragoye cyane jewe nzi kandi mbona banakomeye n'aba nimero 6 bari physical kandi bafite umubiri abandi bagiye babikina yego bigashoboka Busquets yari afite umubiri Busquets nta mubiri afite umuntu ureshya kuriya arega hari igihe kugira umubiri ntabwo ari ukuba iki kawunga yakuyobotse ngo ungane nanjye hari n'igihe uba ufite umubiri wa nyawo nyine fit w'umwatlete ariko ukomeye wowe uri kuvuga nka Vitinha nka kuriya nka Fabinho wabonaga ko Fabinho se yari arimo Fabinho nyine niyo kukubwira kuko nawe Liverpool imubuze wabonye ukuntu byahise bigiye hahise haza ukuntu Fabinho akina Fabinho ntabwo ari umuntu njye mwibuka nk'umuntu utarakiraga umupira mwiza uryoheye ijisho ariko Edizo ariko ikina ibintu byanyabyo azi ko buriya Busquets urumva Busquets ari umusore wa 1.89 ari muremure
kandi Ntabwo rero- ibyo Busquets akinisha